ni umugabo w'igitangaza, uririmba neza, ubyina neza, ukundwa n'abagore cyane, ukora show zidasanzwe. Uwo nta wundi, Chris Brown. Amazina ye nyakuri ni Christopher Maurice Brown. Ni umuririmbyi, umubyinnyi, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umukinnyi w'amafilimi w'umunyamerika. Chris Brown yavukiye muri Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 5 Gicurasi 1989. Chris Brown yatangiye gukunda umuziki akiri muto cyane. Yakuze aririmba mu rusengero ndetse anatangira kwigana abahanzi nka Michael Jackson. Nyina yamushyigikiye cyane, amujyana mu marushanwa atandukanye y'impano. Mama we yaramushyigikiye cyane, amujyana mu marushanwa atandukanye y'impano mu myaka y'ubugimbi. Yafashijwe n'abashinzwe kugenzura impano, talent scout. Aza gusinyana amasezerano na Jiva Record mu 2004. Uburyo yabaye icyamamare: mu mwaka w'2005 Chris Brown yasohoye alubumu ye ya mbere yitwa Chris Brown, irimo indirimbo nka Run It. Yahise imufasha kwamamara cyane ku isi bitewe n'uburyohe bw'ijwi rye, impano ye mu kubyina ndetse no gutunganya indirimbo. Byatumye akundwa cyane by'umwihariko n'urubyiruko. Chris Brown yakundanye n'abagore benshi b'ibyamamare nka Rihanna, Question. Uyu Rihanna bakundanye cyane, ariko urukundo rwabo rwaje kurangira nabi nyuma y'uko Chris Brown amukubise mu mwaka wa 2009. Question, umunyamideli bakundanye imyaka myinshi ariko baratandukanye burundu mu mwaka wa 2015. Chris Brown afite abana batatu, aribo Royalty Brown wavutse mu 2014, nyina akaba ari Guzman. Ayeko Katore Brown wavutse mu 2019, nyina akaba ari Amika Harris. Afite n'undi mwana wa gatatu, Lovely Samphani Brown wavutse mu 2022, nyina ni Diamond Brown. Ugiye kuvuga ibya Chris Brown bwakira bugacya. Kanda subscribe, tuzabahe part 2 y'iki kiganiro. Murakoze.